bibaho. Murabyumva ko Mabure yatubabarije umuhungu ari we motari. Mota umeze neza ariko shameze neza ndashima Imana. Ubu nguyeho muri The Change Services. Muri The Change Services. Gasubiremo kukana. Muri The Change Services. Aha. Tuguhaye ikaze rero. Wiyinyereke rwose. Niyo wafata moto ntabwo wazaza ubura varisoma nayo kurya. Kandi wariye neza. Nishiye n'inzu. Icapati wazire n'ibishyimbo byose. Ndetse ni ngombwa ubundi umumotari arya capati n'ibishyimbo. Nkanjye sindya capati n'ibishyimbo. Hari ubirya hari n'utabirya. Ni nk'icyo umumotari ashaka kwigurira runaka. Ahubwo se n'icyo atakwigurira. K'amafaranga tuyakore abamotari. Ndakobyira njyewe ubundi bunimara kuzuza amafaranga nifuza nzazanire umukobwa uwo ari we wese mbona nifuza. Uvuga ngo inzozi ufite nizo gutereta umukobwa mwiza wese. Mwana mushaka da tugakora ubukwe. Umva uzashaka umugore nka ryari. Ikimotari se ko kigere bicare ko ndimo ndizigama gutya byaragwiriye gutya nanjye ari gihe nikora ku mufuka. Numva wabyibuye. Ni izina ikimotari. Kandi kazi nagutunga n'abana babiri nkicara mu rugo gutya nkajanza hasa neza n'abana tugasa neza abana bakajya kwishura witeye na bya bindi go bradera niba ari noza I wonder Rage da bread. Hello friend and family, we are The Change Services. Mumaze kutumenyera hano, tumaze kuba ubukombe mu kwigisha amategeko y'umuhanda ndetse no gutwara ibinyabiziga. Guess what? Mbafitiye umutumirwa hano. Mbaza ngo ndi kumwe nande? Ni motari. Motari bimeze bite? Ni sawa na amahoro. Ibintu biragenda. Ibintu bimeze neza. Pe? Ngereye ikibazo nifitiye. Mbere yuko twinjira mu bindi, ndashaka umbwira inkuru yawe na Mabure icyo mupfa. Oya Mabure wimuzana. Mwana wiseka mani Mabure. Hari abantu bafite amatsiko nkanjye bashaka kumenya inkuru yawe na Mabure. Nje naragiye mbibabwira. Mabure mwihorere nuwo mu ntara rega mu cyaro. Nuwo mu ntara. Bako bukeye. Shabyorere byarambabaje ku mutima. Twarakubwiye Mabure ako bishobora ko yakubabaje. Mwihorere mwana yumuzanye nyine ukamuvugaho agahinda. Ihangane. Ubu nkoze ku mutima. Ihangane rwose Mota. Reka ndenze agakoka. Irengereza agakoka. Bibaho. Murabyumva ko Mabure yatubabarije umuhungu ari we motari. Mota umeze neza ariko shameze neza ndashima Imana. Ubu nguyeho muri The Change Services. Muri The Change Services. Gasubiremo kukana. Muri The Change Services. Aha. Tuguhaye ikaze rero. Ndaryakiriye. None se akazi bimeze bite? Akazi k'ikimotari byihorere wa muntu karagabura ashaka akazi no umubyeyi. Aka kazi kanunze. Aka kazi mani uziko nshobora no kukagiramo umugisha nkagashakiramo n'umugore. Ushaka umugore se? None aha byihorere ko mbona kiri umwana se. Nyiri umwana. Byose birashoboka. Byose birashoboka. None se ushaka kumbwira nk'ibintu umaze kugeraho kuva watangira umumotari nyine intambwe wateye? Ikimotari kizangeza kure. Ikimotari ndagikunda gutya ku mutima. Ndashaka kubwira abadukurikiye wenda bavuga ati sinashaka permis nakora ikimotari kikangeza kuki, ese nakora ikimotari ngatunga umugore n'abana. Ndashaka kubabwira wenda aho wahereye ukora ikimotari uvuga ati navuye aha ngeze aha ngaha. Ahubwo si ikimotari uzi ikiza cy'ikimotari niyo waba uri umugabo ufite abana 5 nyine wabagaburira gutyo ukabatunga ukabarihira n'ishuri n'imbere y'Imana ufite umugabo. Nje mbyira niba utamufite nge nagushaka kandi nge nagira ikimotari cyaguto. Urumva ko niboneye umugabo. None se Mota
njye ndashaka kumbwira ku giti cyawe kandi ubeshya abanyarwanda uvuga ati ngiye mu kimotari ushobora kuba nariguriye ikibanza ushobora kuba narakoreye ibingibi mama wanjye we kwambwiye ko utaragira umugore ushobora kuba narakoreye ibingibi sheri wanjye we mbwira ni ikihe kintu wumva uvuga ati iki kintu agikuye mu kimotari ikimotari cyamujije n'abantu benshi n'abantu bakomeye ejo bundi nahuye na Majide Buraka nkandira akanyenyeri kabyibushye kandi nyine n'ikimotari mba mfitemo nyine amafaranga ngenda nkorera nizigama ku kwezi nkagenda nyabika nkavuga ati niyuzura nzagura ikibanza urateganya kugura ikibanza haraburaho makeya uba rero ujya kugura ikibanza uhita umuhamagara ungeraho muri The Change Services tugushakira ikibanza kandi ahantu heza ahantu ushaka gutura he muri abakomisiyoneri cyane n'ibyo turabikora niho natura i Kigali se hari ibiba birenze turahakubereye rwose kandi rwose ni byiza pe mwifurije amahirwe masa kugira ngo umuntu atunge ikibanza muri Kigali ntago byoroshye ariko urumva ko ikintu motari yakoze yavuye mu rugo ajya kwiga aratinyuka ajya kwiga amategeko y'umuhanda abona permis abona provisoire ajya kwiga gutwara abona permis ndetse ubu akaba ari umumotari akaba amaze no kwigeza kuri byinshi muri ibyo akaba arimo no guhura n'abantu benshi kandi mbibutsa ko ibintu ni abantu none se mota urugendo rwawe rwo kwiga kuko muri The Change Services twigisha amategeko y'umuhanda twigisha gutwara dufite abanyeshuri benshi batwara muri iyi mihanda ya Kigali bigiye muri The Change Services ndashaka mbwire kuko hari abantu bagifite ubwoba hari nk'abana wasize mu cyaro bagifite ubwoba bavuga ati sinabishobora wenda n'amahirwe motari yagize batinyure babwire urugendo rwawe rwo kwiga amategeko y'umuhanda ibyakugoye inshuro wakoze njye nagize umwako niga ahantu batazi kwigisha neza byihorere nakoze inshuro 5 wakoze inshuro 5 gutya provisoire iya mbere nabonye 10 iya kabiri mbona 11 iya gatatu mbona 9 iya kane mbona 3 ubwa gatanu nibwo nabonye 16 ubura yegukanye banda yegukanye ariko mbibutse ko muri The Change Services ari ukwiga igihe gito ndetse ugakora inshuro imwe ariko nta kibazo warayibonye kandi nishimiye ko wayibonye nagize umwaka wo kwiga ahantu batigisha neza nyine shamana ihangane none se mota kugira ngo ubone permis bwo byagenze gute permis permis ho nayibonye nk'inshuro ya mbere narahiye wahiye inshuro imwe nagiye mu kizamini nzi ko ndi bwayegukane na circulation sinayirenze umuhungu habe ihangane bibaho gusa gutsindwa ntago ari ngombwa ngo uhite ucika intege uratsindwa ukongera ukagerageza motari ndashaka kutinyura bari abana basize mu cyaro n'amabure ko bukeye mwihorere mabure mwana mwihorere mabure ko bukeye nawe ariko twamwifuriza iterambere nawe akamenya ibyo yagezeho nawe ngwino utera imbere nsanga i Kigali mu mujwa de mu mujwa gutya tayari ndani wa ndani ngatinyura bari abana basize mu inshuti zawe bavandimwe batinyura babwira uti i Kigali birashoboka ushobora kwiga ugakora i Kigali rwose birashoboka ikintu cyose kirashoboka wowe ngwino utera intambwe bundi ikintu cya mbere buriya ni ugutinyuka akaza yatinyutse akaza ibindi byose birashoboka Imana iragufasha nishimiye ko batinyuye mwaje mugakora uko ikimotari kirimo amafaranga ku munsi wakoreye inote ya 5 wayihamije urumva inote ya 5 urumva si umugore si wazaza uhaha n'amafaranga mwana ibintu byose birashoboka cyane cyane none iyo watugannye muri The Change Services ibintu byose birashoboka ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu gihe gitoya professor ukabura yibonye ukiga gutwara dufite abametre beza bashoboye bita ku banyeshuri kandi bakabona permis zabo mu gihe gitoya gishoboka dufite abanyeshuri benshi bagiye nzabazana hano bababwira urugendo rwabo namwe mutinyuke cyane mbibutsa abantu bumva badashobora kutugeraho ngo babashe kwiga amategeko y'umuhanda mbibutse ko dufite website www.thechangeservices.com mbibutsa ko hariho ibibazo byinshi byo mu mategeko y'umuhanda ushobora kujyaho ukiga ndetse ugakora icyo usabwa ni ugusura urwo rubuga rwacu ku bantu rero bari gushaka kugura ibibanza
akaba atazi neza ahantu yakigura cyangwa se aho ashaka kukigura akaba nta makuru yahafite, tugane The Trend Services, uduhamagare kuri nimero turi bushyireho, ikindi cyangwa udusure aho dukorera i Nyamirambo hafi na ERP. Wowe icyo usabwa ni ukuduhamagara gusa, ahandi tuba twahakugereye. Wowe ushaka gukodesha imodoka, turahari. Imodoka yose ushaka, yaba inini cyangwa intoya ijyamo abantu benshi, turahari kandi ku giciro cyiza cyane. Wowe ushaka gukodesha inzu kuri location ariko udafite amakuru, duhamagare tugufashe, ibyo nabyo turabikora. Service z'irembo, ushaka applyinga ibintu runaka, ushaka kwishyura mituweli, turahari. Ushaka kwaka kode yo gukorera ikizamini, turahari kugira ngo tugukorere service kandi nziza inogeye. Turacyari kumwe rero na Mabure atubwira urugendo rwe. Ntago ni Mabure, ni motari. Meze bite? Ni sawa. Kigali urimo birabona ari fresh cyane. Kigali. Ubuzima buri kuboneka? Ko Kigali sawa, ubwo ni hese washakira ubuzima atari i Kigali. I Kigali ko i Kigali mani niho heza. I Kigali niho heza. None se ubu mu cyaro kamomo kajya kamugeraho? Mama momo nyine ujya umwereza kamomo murusha amafaranga. Mama ni umukire. Noneho ndabyemeye bya bindi wari uri kumbwira. Oya njye ariko simbarusha amafaranga. Ubu nawe wasanga ujya wiga ariko ukavuga ngo wacu mbarashiba amafaranga. Ndayabarusha da. Urayabarusha? Ubwo ni wowe simbizi. Cyamota nishimiye guhura nawe, nishimiye kuganira nawe. Ubwo urugendo rwawe ngenda ndashaka umbwira. Hari abantu dufite abanyeshuri bazakora bafite amatariki ari hafi. Rero nshaka kubereka aka video uri kubatinyura. Umbwira utsindwa ku munsi wa mbere. Kuri wambwiye ngo wagiye gukora bwa mbere uratsindwa. Ndashaka kumbwira byagenze gute ubwo abapolisi ngira byari bimeze bitegura n'abapolisi bwa mbere bari kukubwira ati kora ibiki n'ibiki. Ubu ufite ubwoba yari ubwa mbere nyine. Shaba ufite ubwoba ubona n'umupolisi ugatitira. Kandi ntacyo yakugira. None se byagenze gute nyine ubwoba bwashize gute? Bwashize gute? Bwashije nyine ubwoba nyine njya gukora ngo nyitsinde. Bwashije nyine ari uko nabamenyereye abapolisi mbona nta kibazo. Kandi nta n'ikibazo cyabo urumva? Nuko ubabona ubwo wowe ukahita ubatinya nyine. Ukabatinya ewan. Uravuze ngo abantu bajya gukora batinya abapolisi bigatuma batsindwa. Urabatinya abapolisi nta kibazo cyabo. Nta kibazo cyabo bari ababyeyi. Nta kibazo cyabo bakugira. Wambwiye rero ko akazi k'ubumotari kari kugenda, ari no impamvu twakubajije ku kazi k'ubumotari nuko abantu benshi bashaka kugasuzugura. Bavuga ati nta kintu kakugezaho. Ceceka. Kagira amafaranga, ni nako kazi nabonye kagira amafaranga muri iki gihugu. Kazi k'ubumotari. Niba wakorera byihorera. Ese wanshakiye indi moto nanjye nkaba umumotari. Wowe se ufite permis? Ndayifite. Na provisoire byose. Yinyereke walaye. Ndayikwereka ikiganiro nikirangira. Ntari buyinyereke rwose. Niyo wafata moto ntabwo wazaza ubura varisoma nayo kurya. Kandi wariye neza. Nishiye n'inzu. Icapati wazire n'ibishyimbo byose. Nese ni ngombwa ubundi umumotari arya capati n'ibishyimbo, nkanjye sindya capati n'ibishyimbo. Wakwiga kubirya mani ukamenyera. Umumotari aba ari ngombwa ngo arye capati n'ibishyimbo. Oya biterwa nyine n'umuntu ubishaka. Hari ubirya hari n'utabirya. Ni nk'icyo umumotari ashaka kwigurira runaka. Ahubwo se n'icyo atakwigurira. K'amafaranga tuyakore abamotari. Ndakobyira njyewe ubundi nimara kuzuza amafaranga nifuza nzazanire umukobwa uwo ari we wese mbona nifuza. Uvuga ngo inzozi ufite nizo gutereta umukobwa mwiza wese. Mwana mushaka da tugakora ubukwe. Umva uzashaka umugore nka ryari? Ikimotari se ko kigere bicare ko ndimo ndizigama gutya byaragwiriye gutya nanjye ari igihe nikora ku mufuka. Umva wabyibuye. Ni izina ikimotari. N'akandi kazi nagutunga n'abana babiri nkicara mu rugo ukajya gutya nkajyanza hasa neza n'abana tugasa neza abana bakajya ku ishuri witeye na bya bindi ngo brodera niba ari noza raje da burede.
bya biboro nyine bisiga ngo babyita siraje dabureda raje sinzi ukuntu babyita nibagiwe. ninde wabonye ujya ubyitera? Abakobwa se mukunda kubyitera bya bintu bibagira inzoga ngo babyita niba ari roje debo sinibuka neza. Shamota uransekeje none roje forever. Shawari hose yarapfuye. Ruje sinibuka neza ako ni ruje gutya. Ni ruje nase uzanzanira Mabure ryari dukorana ikiganiro. Mabure mwihorere. Ese kuki mubwira Mabure mani nuwo muntu aramwana jumwe urura mupete wo kwa ko bukeye. Kandi imusumba gutya mu ntara oje. Ntago ari umuvandimwe wawe. Umuvandimwe wanjye ute? Mabure. Shabyihorere. Mabure umuvandimwe wanjye. Shawapi. Ni inshuti yawe ariho? Yari inshuti yanjye. Mu cyaro twaragiranye ihene inka byose. Dukorana akazi kose gashoboka. Ngenda ndashaka umbwira ikintu Mabure yagukoreye. Oya byihorere ibya Mabure wa muntu we. Wa mubyeyi we mbabarira. Ntabwo wambwira ikintu yagukoreye. Shabyihorere. Ko ngiye nshaka kuzazana Mabure akavuga ikintu. Shazamuzane niba umuzi. Icyo nzi cyo ni njye umuzi njyenyine. Ni njye umuzi mani. None se muri The Change Services wahavugamo iki ukurikije wenda abanyeshuri wumvishe twigisha? Muri The Change ibintu byose biraboneka. Ibibanza kandi bigisha neza. Ahantu bashobora kwigisha rimwe. Umuntu agakora inshuro imwe. Imwe rwose ni hehe se wabikura? Wabikura he? Ni usijanga. Abantu mwirirwa mushyya buri munsi ndabashishikariza ko none ikintu gitangaje nuko twashyizeho promotion muri aya mezi 3 kwa 7 kwa 8 kwa 9 turi kwishyura amafaranga make cyangwa se waba utayabonera rimwe tukishyura kuri make ukiga ukatwishyura umaze kubona permis yawe. Guys mutugane abantu bashaka gutwara imodoka, abantu bafite abashiri bashaka kuba mu modoka bakabura uko bayabaha kubera ko nta permis. Please ndabasabye mugane The Change Services. Ubu nanjye naraje niga igihe gito kandi nkora inshuro imwe ubu permis narayegukanye. Icyo nabifuriza rero ni ukuza kwigira muri The Change Services ubundi mugatana permis yanyu. Harya ubu se wararekeye ikategori ufite nizo uzagarukiraho? Gategori sinzi nyine biterwa n'amahirwe y'Imana. Nabaye mbaniye kuri A. Ufite kategori A. Ako mbonye n'ubushobozi nimba n'ubushobozi gutya ni hano aderegite nzahita mparika moto hano nkaza kuyana. Si ngombwa ubushobozi burenze, ushaka no kuza tukakwigisha igihe wenda uzaye ukavuga ati nzajya nkora guhera mu gitondo ngeze saa 12 ubundi ngende maître Sise cyangwa se maître Alba wo muri The Change Services anyigisha igihe gitoya ugenda utwishyura amafaranga make cyangwa se utwishyure waramaze kubona permis. Ku ideni nabyo murabikora? Nabyo turabikora. Ahubwo se sinumva ahantu ari. Sinzi impamvu utari gushaka izindi kategori. Urabona uzatwara moto yonyine gusa. Ndahita nshyiraho kategori ebyiri zihuta ku ideni. Wowe ugenda utwishyura make cyangwa se ukatwishyura umaze kubona permis yawe. Sinabyumvishe se hano uva ahangaha twumvikanye hano muhita mwandika ako kanya uvuge n'igihe kikunogeye uzajya wigiraho. Haba mu gitondo haba nimugoroba. Ngenda hita mova niyandikishije dosuku kubeshya ibi bintu gategure mani uzikari nka diplome. Erega ushobora kuva kuri motari ejo ukajya ku modoka bakajya bakwitaho. Hoho se hoho n'abakobwa bitaho. Kubera icyo abakobwa babitaho mota? Nyine hari umukobwa uba ubona ukabona ni hoho. Gute se? Yikoreye hoho amanyashi n'ibiki byose. Ukunda nyashi se? Nyashi? Wapi nyine? Nanjye ubaho noneho ubu ntiwanyemera. Ko biterwa n'Imana se wa muntu we biterwa n'iki? Imana gute se? Imana nyine yabishatse nakwemera. Ariko itabishatse no. Ntago wanyemera? No. Sunkatiye? Bibaho mwana. Bibaho? Nanjye barankatiye. Ndagukatiye kandi. Nawe? Hari gusara umusheri wasize mu cyaro? Mu cyaro se mu cyaro uratereta bakakubenga ntucike intege ugakomeza gutyo paka ugeze kukwemera. Ubu ufite agasheri k'agaturanye? Agasheri?
agaturanye ko mu cyaro wasize mu cyaro y'u Rwanda shawapi ngenda cyashaka ibiceri. Okay. Hari kera nyine. Hari kera? Kera nko mu myaka ingahe? Nko mu myaka nk'itanu ishize. N'ikiga nyine. N'ikiga senior sigisi. Nge ndo umuseni. Warangije wasoje ryari? Nashoreje muri senior sigisi. Nyine wasoje muri 2000 na kangahe? Muri covid. Skushaje? Nshaje? Urabona ndi muzehe. Urashaje? Niwarangije muri corona. Muri corona twashize imyaka 5. Uzko akabaye warangije kaminuza byararangije. None kaminuza se wowe warayirangije? Narayirangije. Ni ishaba ryawe ubwo de nago ryabaye ishaba ryanjye. Hoya ariko wanayigusha no kwiga umotari byaroroshye. Ibutsa ko hariho ibibazo byinshi byo mu mategeko y'umuhanda ushobora kujyaho ukiga ndetse ugakora. Icyo usabwa ni ugusura urwo rubuga rwacu. Ku bantu rero bari gushaka kugura ibibanza akaba atazi neza ahantu yakigura cyangwa se aho ashaka kukigura akaba nta makuru yahafite, tugane The Trend Services uduhamagare kuri nimero turi bushyireho, ikindi cyangwa udusure aho dukorera i Nyamirambo hafi na ERP. Wowe icyo usabwa ni ukuduhamagara gusa, ahandi tuba twahakugereye. Wowe ushaka gukodesha imodoka turahari. Imodoka yose ushaka yaba inini cyangwa intoya ijyamo abantu benshi turahari kandi ku giciro cyiza cyane. Wowe ushaka gukodesha inzu kuri location ariko udafite amakuru, duhamagare tugufashe, ibyo nabyo turabikora. Service z'irembo, ushaka applyinga ibintu runaka, ushaka kwishyura mituweli turahari, ushaka kwaka kode yo gukora ikizamini turahari kugira ngo tugukorere service kandi nziza inogeye.